Shalom shalom ndabasuhuje mwese inshuti bavandimwe ni Ado Vibes nagarutse muhungu wanyu gitondo cy'uyu munsi ndavuze ngo reka negere abantu banjye ndabasuhuje mwese aho hirya no hino aho muva mukagera abantu mumaze kwegera uyu muryango mumaze kuba abanyamuryango ndabahobeye cyane ndabubashye kandi ndabasuhuje mvuga ngo Imana ibahe umugisha ahereye kuri njyewe ukagera kuri mwebwe ni twebwe tugize uyu muryango kandi nkuko mbivuga nizera ntashidikanya yuko ari umuryango ugomba kwaguka umuryango utazarwara bwaki ni umuryango utazagwingira ni umuryango uzaguka ukagaba amashami nkuko umubyeyi aturuka kumwe aba yaravuye ku muntu umwe wahuye n'undi bakubaka umubano bakubaka urukundo bagakomeza kugeza igihe babyaye abana bakabyara abandi bakagera abuzukuruza hakaza ubuvuvi n'ubuvivure ngiyo Ado Vibes umuryango mugari kitondero ndavuze neka mbasuhuze ndabasuhuje abantu mwiga mukuze ndabasuhuje mu bantu mufite indoto zizasohora zitinze cyangwa se zigatebuka ndabasuhuje mwababyeyi mwe ubu tuvugana ndi mu nzira ndajya ku ishuri nzakunda kujya ku ishuri umunsi wa mbere w'ishuri utwo twandiko ni utwandiko twarikorozaga kera abantu bize mbere yanjye cyangwa bo ku gihe cyacu namwe murabizi ndimo ndajya mu ishuri navuze nti rero muri uru rugendo reka no kwishirungu no mbaganirize tuganire ubu ndimo ndajya mu ishuri wowe ntabwo biba byoroshye mba naraye mu kazi nkabyuka nkaza nkavuga nti reka njye gushaka ubumenyi ubwo ntabonye muri cya gihe ubu ngubu reka no kuryamira bivuga ngo intego ni yayindi indoto umurava ibyo ni ibintu mpamagarira buri muntu wese turi kuganira kuri Ado Vibes ndabizi ko hari abantu benshi bazagenda bahungukira ibintu byinshi bakavuga bati kuki ngewe ntabigeraho kuki ngewe ntagerageza icyo mpereyeho ni iki ngiki kugira intego mu buzima kugira intego ugica kingi gukurana indoto ikindi kudacika intege ni ikintu mpamagariye abantu ngo twe gucika intege mu ndoto ufite indoto mvuga ntago ari zo waryamye ngo urote nijoro ahubwo ni imishinga kuva mu buto wowe ukiri urubyiruko ni zihe ndoto ufite ese ni zihe ndoto wigeze ese waba wibuka ukiri muto utuntu wajya kuvuga uti ngewe ninkura nzagera gutya reka mbasetse ngewe nkiri mutoya nzajya mbashyiramo utuntu nyine nk'utu nkiri muto ndibuka iwacu hari ukuntu abana nyine murabizi ukuntu dukunda utuntu sukari baguha icyayi cyangwa igikoma bakagushyiramo isukari bakugereye wowe ukumva urashaka nyinshi baguha imineke bakaguha 2 kandi wowe washakaga kurya nk'icumi baguha ubunyobwa bakaguha tuyiko tungahe kandi wowe washakaga kurya nk'akadobo icyo gihe rero no sindi wakire ariko nibyo nibuka ko ibintu nkunda kwibuka cyane ni bibiri ni imineke n'ubunyobwa ngere ngo ni isukari yo burya najyaga nyigoba nkagera hari ukuntu wirwanaho kakanyunya ukagashyira mu ntuza nkahita nibuka kakarembo ngo Johnny yes papa eating sugar no papa telling lies no papa open your mouth akana ati wa mwana we John ati karame papa ati uri murarya isukari John ati oya papa ati John usigaye urabeshya umwana ati no papa ati asamura akanwa kawe umwana yakasamura isukari gahita igwa aho rero burya nasanze ari urugendo abana benshi ducamo sinzi niba ari twese ariko wenda bitewe naho tuvuka naho uri buri wese afite uko abyita ariko ku karirimbo karanshimije cyane nari karagaciyemo mvuga cyane ku mikurire uko dukura intego indoto
najyaga mvuga rero nkavuga ni aba bantu batuma ntarya agatoki kamara amasenge ya bitewe nuko iwanyu mubyita, ariko ni igitoki cy'imineke tuziranyeho twese. Hari abazi poyo, hari abazi gros michel, hari abazi ngira ngo nibyo by'imineke, sinzi mba hari ibindi. Aha muri comment tubwire ibindi muri iwanyu imineke ya. Noneho ndibuka ko najyaga mbona akamunyobwa dukeya nkumva ngenda shaka byinshi, bati ntabwo uzi ko ibinyobwa byinshi bitera mu nda, ntabwo uzi ko bishobora kukugiraho ingaruka. Ngewe nk'umwana ntabwo ibyo nabyumvaga, cyangwa se no gusaranganya. Ikindi burya ababyeyi biba bitewe nuko bakugeneye, ariko ndibuka nk'umwana nyine nari mvuze ku ndoto. Hari indoto za cyana. Ndibuka ko najyaga mvuga rero ngo abantu munyima imineke, mugatuma ntarya imineke uko mbishaka, ntimutume n'isukari uko mbishaka. Ndi kuri robot, ntimugire ngo ntimutume ndya imineke ngo mpage ndye nk'agatoki kose. Ariko mana we, yewe mbega do vibes we, mbega we. Kumva rero noneho nkurana intego mvuga ngo kubera ko iwacu banyima imineke ihagije, ngo ndye uko nyishaka, kubera ko batuma ntanywa isukari. ngo ninkura nzatera imineke, nzatera urutoki rw'imineke, hanyuma mu bitoki bya mbere bizera igitoki cya mbere ni ngewe nzagitara imineke nyirye, hanyuma numve ko nyihaze. Murumva indoto nari mfite, murumva ibitekerezo. Hanyuma nzagura ubunyobwa y'imba nibwo nari kuzabugura, niba nari kuzabuhinga simbyibuka, ariko ndavuga utuntu nakundaga abana twese duhuriyeho. Ngo nzabushaka akadobo, imbara akadobo, nibara akawenzi, imbara akabegeti, ka kantu bapimamo karimo nk'akaritiro nk'eshanu ngire ngo. Ariko nakunze vuga ngo nk'akariye nzagakora ngewe narabonye ubwigenge ntakigengwa n'ababyeyi, ngewe nkarye nkamare nshira umururumba icyo gihe nagiraga. Murumva yakara gaciyemo. Noneho rero nari mvuze ku ntego. Ufite ndoto ki? Ufite ntego ki? Ese wowe ntiwaba warigeze ugira izo indoto zo kuzarya imineke, zo kuzatera imineke ukivanamo umururumba watewe no kutagira uburenganzira bw'icyo gihe? Ariko ibyo nari mbivuze nk'urugero nshaka kwerekana yuko burya uko dukura turakura kandi tugahinduka, ndetse n'imitekerereze igahinduka, indoto zigahinduka, ibyo byose bikagenda bidushyira ikigero tugezemo. Ariko reka mbabwire ibanga: umwana utaragize izo ndoto z'ubwana zimeze nk'uburyo abantu baba ngo ntabwo ari z'ubugoryi, ariko burya batabizi babyita ubugoryi. Z'ubwana ndakurahiye n'iz'ubukuru ntazo yagira, n'iz'ibitekerezo, n'izo kuziyubaka, n'izo kuzashaka kuzubaka umuryango, n'izo kuzacungura umuryango, n'izo kuzubaka ntabwo azigira. Bivuga ngo udutekerezo nk'utwo n'uturoto tw'umwana tumeze nk'utw'ubwenge bukeya nitwo tugenda dukura tukavamo ibitekerezo bizima. Ni ukuvuga ngo indoto zikagenda zisimbura izindi, zikagenda zihinduka kugeza igihe uko umuntu akura agenda abona ishusho nshya, tukavamo abagabo, tukaba dutunze ingo zacu, kandi noneho tufungura na YouTube channels za Ado Vibes kugira ngo ibitekerezo byacu tubyizereyemo ko bishobora kuzahura abandi bakiri hasi. Kuko ibiyo mbivuga ntago mbwira abantu bakuru gusa, ahubwo mbwira n'abatoya. Abato mu nyumva, mufite ntego ki? Mwabasore mufite ntego ki? Ushobora kuba utaragize amahirwe yo kwiga cyangwa se ugacikisha. Ngewe ndi mwe mubize muri Ecole primaire do Rugwagwa, Ecole secondaire do Gahini, ndahava Ecole secondaire do Institut Saint Aloys. Ndabasuhuje cyane abantu twiganye muri groupe scolaire do Gahini. Nimvumvuza umwaka, ariko gusa umuntu wize muri Gahini murahita mubyumva kera ku ngoma. Ariko icyo abantu twiganye Gahini ndabasuhuje cyane, kwa Nyiramataza na Rukari hakuno hakurya Muhazi. Ndabasuhuje abantu twajyanye koga muri Muhazi, imvubu ntiziturye, abantu twajyanye gusoroma inkeri kwa harya ni Nyirande, wa mukecuru warushaje cyane, Imana imumugisha. Harya Imana buriya
ibye byararangiye. Twamwitaga ngo iki uzanyibutse. Mukecuru twajyaga tujya harya buriya nabyita kwiba, afite imyaka irenga 100, aba ahantu mu bihuru, ariko nibwo ko twajyaga tujyayo rimwe na rimwe kumufasha, ariko ubundi tukajyayo gusoroma inkeri. Reka mbyubahe no kubyita kwiba inkeri, kuko ntabwo twamusabaga rimwe na rimwe, kuko usaba ureba, kandi ndumva ni ibintu nk'inyene byaciyemo ni bya bindi. Ndabasuhuje rero abantu b'Igahini, ndabasuhuje abantu b'Irukara, abantu bo b'Iruyenzi, abantu bo ku Kimodoka, abantu bo mu Ikorosi, abo bose ndabasuhuje. Uzamutse ukagera n'ahandi za video, aho hose ndabasuhuje. Ni njyewe Aphrodise, ndabasuhuje. Ndabahe jambo, twiganye Institut Saint Aloys Kibungo. Ndabasuhuje cyane mwese aho muri. Aha turi ni kuri Ado Vibes, umuryango mugari, umuryango wubaka urukundo, umuryango ugarura ubudasa bw'umuco wacu, umuryango wibukiranya akahise, wibukiranya ibyiza, umuryango usigasira umuco ndetse intekerezo, kugira ngo tubone yuko turebe ubuzima twabusindagiza mu mashyengo, mu tuganiro nk'utu ngutu twakahise. Nawe uzagira igihe uzane utwawe. Nabaganirizaga rero ku ndoto nuko ahantu rero hose nagomeze gucebereza nca ku ruhande, nkazanamo naho twize, aho twarahiganye Igahini, ariko kwa kwiga ukarangiza amashuri yisumbuye, ndabwira abo abanyumva bo mu gihe nk'icyange cyangwa se no mu cya imbere na nyuma, ariko warangiza ukavuga uti no, umenyi ndumva ufite inzara n'inyota byo gukomeza kongera ubumenyi, kuko indoto zavuye kuri za zindi zo kurya imineke ngahaga ubunyobwa, ndakura, ahubwo ndavuga ngo no, ngomba kuzavamo umuntu uhindura amateka y'ubuzima uhereye ku bwanjye ndetse n'ubw'umuryango n'ubw'abandi bizashoboka. Intego yanjye rero ntabwo ari ngiye ku giti cyanjye, kuko indoto zanjye zikura buri munsi, zihinduka buri munsi, ari nacyo ngira ngo ntera imbaraga buri muntu wese. Waba ukiri hariya ahantu habi, waba ukiri mu bintu bikomeye, kora aho uri neza, kora utuntu ufite neza tw'abantu. Ushobora kuba ucuruza agataro, ushobora kuba ucuruza miti, ushobora kuba uhinga, ushobora kuba uri mu cyaro utazi umujyi wa Kigali, ariko icyo nshaka kukubwira, aho uri kora neza utuntu twawe, uri indahemuka, uri inyangamugayo, uharanira yuko ibyo ukora byose ubikora neza 100%. Ikindi, ufunguye amatwi, umenya amakuru hirya no hino, ufunguye amaso, ushakisha, kandi uvana ubunebwe mu maboko, uvana ubunebwe ku maguru, ukora. Imana iha umugisha buri muntu wese ugaragaje ubushake. Nuko ndakura hose, ndahiga, ndaharangiza bitoroshye, ndaca muri make, ngiye kugera ku ishuri, ngera muri kaminuza. Harya buriya kaminuza abantu promotion ya Inateke, ndabasuhuje cyane abantu twiganye Inateke. Ndibuka ko Inateke nari promotion ya kabiri ya Inateke, habanje ya mbere baciyeho bakuru bacu, nza ndi iya kabiri. Narabimenye yuko isa nkaho imari byo itagikora, ifite ukuntu byagenze, buriya ibintu byarahindutse kandi bihinduka neza, ariko abo bose ndabasuhuje. Aho bose rero nashakishaga ubumenyi. So ndimo nditangaho urugero, atari ukwirata, atari ukujya, ahubwo nshishikariza abantu ngo mugire umwete. Uhereye aho ngaho ukageza ubu, nari mvuze ngo ubu ndimo ndajya ku ishuri. Impamvu rero nashatse kubaganiriza, nagira ngo mbatere imbaraga, ko kugeza n'uyu munsi ndi umugabo, nubatse urugo, ni inzira ndende, ntabwo nzagenda bavunguriraho gake gake, kandi yes, ariko uyu munsi ndacyashaka kwiga, ndimo ndajya kwiga. Ibihugu ntabwo navuga ngo ntabwo nababwira byose, ariko kuva mpageze ngire ngo imyaka itari mikeya, ariko buri gihe ntabwo nigeze nicara navuze ni no, ndashaka gukora ikintu kiza, kuko sinya nibugirwa amateka yanjye, kizajya kimbera urugero rw'uruvugiro igihe nzaba mbwira abantu, mbagira inama, mbabwira ngo courage, mbabwira ngo ntimugacike intege, mbabwira ngo imbere ni heza, mbabwira ngo imbere ni heza. Ikindi, gukunda umurimo burya ni ikintu cyose kikuzanira
income, kikuzanira umusaruro waba uri mutoya mu gihe utegereje umunini. Hari abantu bafite umuco utari mwiza, nzabigarukaho, uwo kwicara bagaserereza, ugasanga bafashe umurimo runaka bawuvuze mu buryo butandukanye, bawuvuga nabi, intego yabo ari ukuwusebya, ari ukuwuserereza, ariko bibagiwe yuko wa murimo hari abantu utunze. Mwabantu mwe, ibyo ni umuco, ariko mubi, ntabwo ari byiza. Imirimo ni myinshi, ariko ntabwo umurimo udakora ari impamvu yo kugira ngo uvuge nabi. Aka ngaciyo nzabigarukaho, hari igihe nzabivugaho, ariko icyo nashaka kuvuga ni uko aho hose kugeza uyu munsi turacyasitaragoringa, turacyarwana kugira ngo twubake ubuzima, ariko ntabwo twagera ahangaha tutaragize aho duca. Kuko noneho reka mbaho urugero, njye nta soni mfite zo kuvuga ibyanjye, kuko ni uburenganzira bwanjye kandi n'ubuzima bwanjye, kandi usetse ukangaya nta kintu bishobora kumpinduraho, ntibyansubiza inyuma, ntibyangira muremure nari mugufi, ntibyanangira mugufi nari muremure. Njyewe hari abantu straight to the point, ubuzima naciyemo mvuye muri ubwari bugaragara ndetse nk'ubwari bumeze, nimba nabwita neza, ariko ni muri rwa rugendo rwo kugira ngo inzozi zanjye zigereho. Ndibuka yuko nageze aho byanga njya gutema ibiti. Murabizi atari no mu bihugu by'iwacu, ariko byari ugutema ibiti n'amamashini kugira ngo mbone ubuzima. Uwo rero umuntu yakumva ngo wagiye gutema ibiti, nta nubwo ari bya bindi bya hano muri Canada, nkuko ntabwo ari bya bindi bya Dumba. Biriya ni imari abantu batazi, ugasanga baricaye bavuga. Ntabwo rwose mumbabarire kuba nkizanye, ariko wenda reka nkivuge noroheje, ntabwo ari bibi. Umurimo wose nuguhaye icyo ukeneye, utibye, udahemutse, ni ikintu nukuzanira amafaranga mu mufuka, nutuma ubasha kwigurira umwenda, nutuma ubasha kwigurira ikibanza, nutuma ubasha kwipangira imishinga igakunda. Ndabitema icyo gihe ndibuka ko byari bibabaje, binagoye, ariko narabikoze. Tavuga ngo aya ni amaboko yanjye. So nyuma yaho nyine ni urugero rumwe nari ntanze. Hari uturimo twinshi cyane umuntu aba yaragiye acamo, hari imirimo myinshi umuntu biba ngombwa ko acamo, ariko nari mbivuze ngo umurimo uwo ari wo wose ntabwo ari mubi mu gihe atari umurimo wo kwiba, atari umurimo wo kuroga, atari umurimo wo guhemuka, ahubwo ari umurimo w'amaboko yawe kandi ushobora kubyaza umusaruro wagutunga. Ngeze ku ishuri, ndagira ngo nce muri make, ariko none uyu munsi ndi kwiga kandi ndakora, kandi ibyo mfite turacyashakisha kandi biracyaza. Niyo mpamvu nari mvuze ngo ndatera intege abantu bose, buri muntu wese aho ari, ubanze urebe intego zawe ni izihe. Ese ufite intego? Ese ukora ufite intego, cyangwa upfa kugenda, cyangwa gusa urya ayo wakoreye ukayamara kugira ngo utitaye ko ejo hagutegereje? Nagira ngo rero mbabwire ngo ntugacike intege. Ikindi, mu ntego wagize ukiri mutoya, wicika intege kubera ibihe. Komeza. Muri iyi myaka yacu natwe turiga, turashaka ubumenyi, turashaka ubumenyi, shaka ubumenyi. Nzagenda bigarukaho, ariko kubera ko narindi mu nzira njya ku ishuri, nari mvuze ntireka mbaganirize abantu banjye, kuko guhera primaire ukayirangiza bigoye, secondaire ukayijyamo bigoye, ukajya kwiga ahantu babi, wagera nawe ukajya muri college nka zingahe, none ubundi muri university. Reka mberekeye yo university zera ko nuko basangiza, iyi niyo bita York University, ariho ngewe umwana wanyu, umuhungu wanyu, ndi kwiga. Ni ahantu heza cyane, ni university abayizi, bimeze neza.
ariko ntabwo mbibereka kugira ngo mbabwire ngo ahubwo ni ukugira ngo mbabwire ngo ntimugacike intege. Ntabwo uzaho Imana izakugeza ejo bundi, ntabwo uzaho Imana izagukura amina aho izakujyana, ahubwo icyo ugomba gukora nuko wowe ugomba gukora neza aho uri kandi ukizerera mu iterambere, ukizera yuko ibintu bizajya bigenda bihinduka. Ntucike intege, ntiwumva guca intege, ntiwemera baguca intege, ahubwo umenye yuko ubuzima ari ugushyira itafari ku rindi, ari ugushyira itafari ku rindi gake gake. Parking z'uyu munsi noneho mana yanjye, ubuzima ni ugushyira itafari ku rindi. Bantu banjye rero, muri abantu banjye agato na kanini, nzajya nkabasangiza ubujarwa n'utundi usangize kugira ngo twese ubuse ntimumerekeje, ubuse sinishimye, ubuse umunyamuryango ugira ngo hari ikibazo. So rero ngayo nguko mugire intego, nabaganirire niba nabivuze uko mbonye, mwihangane. Ngiye kwishyura. Parking za hano zirishyuza mana yanjye. Okay, reka no kwica nkarangiza video yanjye, ndaba nishyura nyuma. Ariko ngaho umuhungu wanyu naje kwiga, naje gushaka ubumenyi, kandi ubumenyi bwanjye nubumpa uburyo bwo kugira ngo mbabwire ko mutagomba gucika intege mu buzima, mukomeze mujye mbere. Urubyiruko cyane cyane ndetse namwe mukuze, ntimugacike intege, mushakishe ubumenyi. Ikindi mukuru umurimo mukunze, kandi ntihakagira umuntu uhisha umurimo we kubera yuko abantu bawuvuga nabi. Keretse uwo kwiba, umuntu wiba we ntazabivuge, ahubwo azabyihane. Ariko niba uzi kushakisha ubuzima, niba uzi kushakisha amaronko kugira ngo ikintu cyose cyaguteza imbere, cyateza bene wanyu imbere, kandi kiguhaye amahoro, ntukagire ipfunwe. Kandi abantu bavuga nabi umurimo, abo nabo rwose turababwiye ngo turabakebuye. No, turabakebuye, ntimugakore iryo kosa, ni bibi. Rero ndabasezeye mbifuriza ibihe byiza. Nari mvuze ngo reka mbabwire, reka mbaganirize bantu banjye, kandi ndabashimiye cyane ko mumperekeje rwose, mukaba mungejeje ku ishuri. Nzakunda kwiga, nzabikundisha na buri wese, kuko kwiga ni byiza. Kwiga ni ubumenyi kandi ubutegurira ejo hazaza, ubutanga urugero rwiza. Ntubuzi icyo uzavamo, ushobora kuzavamo umuntu ufite umumaro. Kamate neza iyo uvuga, burya attention yawe iba iri ngaho. Reba parking ko zuzuye ra, abanyeshuri ranenze ko bakiri mu biruhuko, none ndabona buzuye. Parking nicyo kintu gikomeye hano nkuko mubibona. Mbifurije ihirwe, mbasabiye amahoro n'umugisha, kandi mugomeze mugubwe neza. Ibyo mwumvishe bitavugitsemo neza, navuze ntwaye, navuze njya ku ishuri, ariko ndumva nta kibazo. Ngaho rero mugire umunsi mwiza, mugire amahoro y'Imana, kandi ni gutya nakagaruka. Ni Ado Vibes, egereye umuryango, ukora subscribe, ukora like, upyondaho share, zirakenewe. Usharinga na bagenzi bawe, tugomba gukora, ntabwo tugomba kubingwingira. Kandi comment zirakenewe kugira ngo tumenye ibyo dukosora, tumenye ibyo twongera, tumenye ibyo dukuramo niba bibaye ngombwa. Ngayo nguko. Amahoro y'Imana abane natwe, umunsi mwiza. Shalom.